Banyarwanda nongeye kubasuhuza nyuma y'icyumweru ntabereka videwo y'aho inkoko zacu zigeze. Nk'uko mubireba inkoko zacu ubu ngubu zigereje iminsi 23 kuko uyu munsi turi ubwo ni iminsi 22. Nk'uko mubireba urabona zimwe zatangiye kuguruka, reka murazibona. Ni inkoko nziza nk'uko nababwiye ko twebwe tworora inkoko z'inyarwanda gusa. Abantu benshi bakomeje kuvuga ko inkoko z'inyarwanda ngo zidakura, ngo ntabwo ziba nini, ngo mbega bazivuzeho ibintu byinshi kandi bitari byiza, ku buryo abantu benshi bagiye banga kuzorora kuko bavugaga ko zidatanga umusaruro. Kugira ngo nzibereke, izi ni inkoko 500 nk'uko mubibona. Nyinshi muri zo dore zamaze no kumera imirizo, ku buryo murabibona ko ari inkokokazi nyinshi. Ntekereza ko twagize amahirwe y'uko twagize inkoko nyinshi z'inkokokazi. Ubu rero izi nkoko zigejeje iminsi 23, n'ubu ari 23 gutyo. Mwazireba namwe mukihera ijisho mukareba. Uyu munsi tuvugana turi kuri Noheli ya 2024, umwaka ugiye kurangira, ariko twagira ngo tubasangize ibyo turi kubona aha ngaha mu bworozi bw'inkoko z'inyarwanda, kugira ngo mwabyirebera mwese. Inkoko nziza rwose zishimishije, yego. Ubwo rero abakomeje kuvuga ko ngo inkoko z'inyarwanda ngo zidakura, mwakwirebera namwe inkoko y'iminsi 23 ukuntu zingana. Dufitemo n'akarwayi kavunitse, umukozi yaragakandagiye, byaba ngombwa ko tugatandukanya n'izindi. Murakabona kari mu ikarito hano, murabona ukuguru baragakandagiye. Nta kundi, agisida ntaho zitaba. Ndebere inkoko, ikigaragara ni uko zariye neza, zikitabwaho, zikanywa, zikaryama neza. Kugira ngo murabona isaso nziza ziryamyeho, inzu nziza twazibona ko ni ikiraro cyiza twazikoreye, kuko ahantu dutuye ni ahantu haba umuyaga mwinshi cyane. Byabaye ngombwa ko rero tuzikorotira no mu nzu ubwaho, naho tukahakorotira, yego. Ubwo rero Abanyarwanda nabashishikariza rwose ko abantu basubira ku bintu byacu bya gakondo, mu gihe bigeragerejwe ko bikagaragara ko byatanga umusaruro. Kugira ngo murazibona inkoko zishimye rwose, zimeze neza. Murakoze cyane.